subscribe, share, tubisoza n'inkuru y'umunsi. You are very much on time. Ndagira ngo wumva amagambo. Someone graduated at the age of 22. Umuntu ashobora gusoza ku myaka ye 22 but waited 5 years before securing a good job. ariko akicara agategereza imyaka 5 kugira ngo abone akazi keza. Someone became a CEO at 25. Mu gihe undi ashobora kuba CEO ku myaka ye 25 and died at 50. akagapfa ku myaka ye 50. Ndagira ngo wumva aya magambo. While another became a CEO at 50. Undi washobora kuba CEO ku myaka ye 50 and lived to 90 years. akabaho imyaka 90 anyinyira ari CEO. Someone is still single while someone from his school group kuba umuntu yari ari singo ku kigo cya Nyakarinda sosa ntibikuyeho become a father. ko azaba umubyeyi akitwa papa Kantuza cyangwa se papa runaka. Urumva ko kana ariko ndagira ngo wumva amagambo. Someone is still single buriya ku kigo wizeho while someone from his school group hari abantu mwajyaga museka ngo bari singo akarinda soza amashuri ari singo. Byose ntibibaho. Gize ngo niba waragiraga umukunzi gize ngo bose niko bagiraga abakunzi. Umuntu ashobora kugira atya gasoza amashuri ye nta mukunzi afite, ariko ntibiba bishatse kuvuga ko ejo bundi muzahura asigaye yitwa papa kanaka has become a father. azaba umubyeyi muri make. Obama retired at 55. Obama twese turamuzi. Obama retired at yaretse akazi cyangwa se yavuye mu kazi yaritarinze ku myaka ye 55 at 55. nibwo yaravuye mu kazi. And Trump started at 70. Mu gihe Trump we yatangiye ku myaka ye 70 aribwo yatangiye akazi ko kuba perezida. Ndagira ngo wumve ko burya yasi buri bintu bigira igihe cyabyo. Umuntu nakubwira ati nuko isaha itaragera aka kantu uzakumve neza cyane. Everyone in this world works based on your time zone. Buri muntu wese kuri iyi si akora ashingiye ku gihe cye. People around you might seem ahead of you and some might seem to be behind you. Abantu bakuzengurutse birasa nkaho bagusize bagutaye, ariko nanone Some might seem to be behind you. birasa nkaho nawe hari abo wasize inyuma. But everyone is Buri running. muntu wese ari kwirukanwa mu isiganwa rye. Buri muntu wese afite igihe cye. Do not envy them. Rero wigirira ishyari ngo wumve ubabajwe n'abagusize, They are in their time zone kuko buri muntu wese ari mu gihe cye and you are in yours. nawe uri mu gihe cyawe. So relax. Rero tuza ushyire baro hasi You're not late. wumve ko nta rirarenga You're not early. kandi utaranakerera. Very much on time. Buri muntu wese agira igihe cye. Buriya urupfu nicyo kintu nzi kitajya kibeshya. Igihe uzapfira ntabwo urumva umuntu apfuye akaba ati If you're not following, igihe cye kiba cyageze. you might Cyangwa se ukumva umuntu yarokotse impanuka ya hatari miss out. bakibaza uburyo atapfuye, bakavuga ati byashoboka bite uburyo umuntu ashobora kurokokira impanuka ntapfe. Ukajya kumva umuntu arakubwiye ati buriya Imana itaragutanga cyangwa se igihe cyawe kitaragera Miss out on seeing. ntaho wajya. Rero wigirira ishyari abo bagusize cyangwa se ngo wumve ngo barakurenze wihebe. Buri muntu agira igihe cye. You're growing. Buriya nuko igihe cyawe kiba kitaragera. Bye bye, ciao ciao. Inkoranya TV subscribe kugira ujye ubona inkuru nk'izi ngizi z'ubwenge.